ubutwari bw'igikomangomakazi Robwa wahaze icyubahiro cy'ubugabekazi akamenera igihugu amaraso. Padiri Muzungu Bernard mu gitabo cye yise Le Patriotisme jusqu'à un sang avuga ko ku buhanga n'abandi bazi amateka y'u Rwanda, igikomangomakazi Robwa Nyiramateke ari ishema n'icyubahiro ku banyarwandakazi aho bava bakagera. Inyandiko nyinshi zivuga ku mateka y'u Rwanda zirata ubutwari bwa kigore n'ubudahemuka budasanzwe bwaranze igikomangomakazi Robwa wavukaga kuri Nsoro wa mbere Samukondo akaba mushiki wa Ruganzu wa mbere Bwimba. Guhara icyubahiro cyo kuba umwamikazi n'umugabekazi akemera gupfira u Rwanda bimugaragaza nk'intwari idasanzwe mu zabayeho mu Rwanda rwo hambere. Mbere y'uko tuvuga ubutwari bwe, reka tubanze tumenye uwo yari we. Robwa Nyiramateke yari umukobwa wa Nsoro wa mbere Samukondo, umwe mu bami b'imishumi wategetse u Rwanda kuva mu mwaka w'1279 kugeza mu mwaka w'1312. Akaba yaramubyaranye na Nyiraruzungu I Nyakanga, yari mushiki w'umwami Ruganzu wa mbere Bwimba, nawe uzwiho kuba yarabaye intwari yemeye kumena amaraso mu buryo bw'ubucengeri. Robwa yamenyekanye nk'intwari cyane kubera uburyo yemeye kuba umutabazi w'umucengeri akamenera amaraso ye mu Gisaka kugira ngo Igisaka kitazigarurira u Rwanda hanyuma. Twibuke ko ibi yabikoze atwite inda y'umwami Kimenyi w'Igisaka. Uko Robwa yabaye intwari. Kimenyi cya Bazimya ba Ruregeya, umwami w'Igisaka ngo yashatse umugeni. Nuko abajije abajyanama be bamurangira mu Rwanda bati Nsoro ya Samukondo niwe ufite umugeni ugukwiriye. Ati none se ko nta bushuti ngirana na Nsoro nzabigenze nte? Nuko bamugira inama yo kwibanisha na Nkorokombe wari muramu wa Nsoro kuko yari musaza wa Nyakanga nyina wa Robwa Nyiramateke. Bamaze kunoza inama, Kimenyi ngo yashatse amaturo n'izindi mpano nziza maze abyoherereza Nkorokombe, maze aboneraho no kumwaka ubushuti. Undi ntiyazuyaza arabumwemerera. Bukeye ubushuti buza gukomera, Kimenyi amutuma kuri Nkorokombe ati ndashaka gusaba muramu wawe umugeni, none uzahambere nk'inshuti. Nkorokombe aramusubiza ati uzaze umugeni ntuzamubura rwose. Igihe kigeze rero abanyagisaka ngo baje gusaba Robwa icyakora ngo Nsoro aramubima, avuga ko ngo yamutanze ahandi, ariko ubu bukaba bwari uburyo bwo kubananiza. Ibi ngo byababaje Kimenyi cyane. Igihe cyarageze Nsoro araberana. Kurwara k'umwami. Aha bavuga kuremba k'umwami cyangwa kurwara. Nuko abiru baramubaza bati ko turuzi ugiye gutanga, Kimenyi akaba yaragusabye umugeni ukamumwima, nagaruka waratanze akamudusaba, tuzamumwima tutaramubyaye? Nsoro arababwira ati nimumpamagarire abana banjye. Nuko abana baraza. Bahageze abwira Robwa ati nushaka gushyingirwa kwa Kimenyi uzagende ubizi ko uri umutabazi w'u Rwanda, ntuzagende wibwira ko uri umugeni. Ati uramenye Karinga ntuzayigurane rukururura ingoma ngabe yo mu Gisaka. Arangije kuraga aherako aratanga, baramwemerera baramwiraburira. Nuko Nkorokombe atuma kuri Kimenyi ati wa muntu wakwimaga umugeni ko atakiriho ntiwaza gusaba umugeni ko utazamubura? Nuko Kimenyi yohereza intumwa ze gusaba Robwa. Ruganzu Bwimba wari warasimbuye se Nsoro ku ngoma yemera gushyingira Robwa. Icyakora Robwa ashyingirwa abizi neza ko ari umutabazi w'umucengeri uzamenera igihugu amaraso.
Ubwo Ruganzu wa mbere Bwimba yatangaga aguye mu Gisaka, nawe atabaye nk'umucengeri, ngo Kimenyi yaje guhoza Robwa ngo amumare agahinda ka musaza we wari umaze gupfa, maze aramubwira ati rukururura ni iyawe, igisaka ni icyawe. Maze kuko Robwa yari azi ko atashakiye mu Gisaka agamije kuhabyarira cyangwa kubayo umugabekazi, ngo yasubije Kimenyi amucyurira ati mbabajwe n'uwakwise Kimenyi. Iyo uza kuba Kimenyi koko, wakamenye icyanzanye ino aha. Nuko Robwa wari unatwite inda y'imvutsi y'umuhungu, amaze kumubwira ayo magambo, arikusanya n'imbaraga ze zose yitera hejuru, maze agiye kugwa bamutega ingoma, ayigwa ku rutsike, acikamo ibice bibiri. Umwana wari uri mu nda ye aragwa, maze nawe arapfa, apfa nk'umutabazi kimwe na musaza we Bwimba. Urupfu rwa Robwa rwamugize ikirangirire mu bakobwa n'abagore bose babayeho mu mateka y'u Rwanda. Ntiyatinye kumenera igihugu cye amaraso, nubwo yari akiri muto akaba umwamikazi wari kuzavamo n'umugabekazi w'i Gisaka. Yanze kubyarana n'umwami w'i Gisaka kuko nk'uko Kimenyi yabitekerezaga, uyu mwana w'umuhungu bari kubyarana yari kuzigarurira u Rwanda akarutwarana n'i Gisaka. Yubahirije isezerano yari yarasezeranye na se Nsoro kugira ngo u Rwanda rukomeze rusugire, rutazigarurirwa n'abanyamahanga. Ibi bishimangirwa wa mugani ugira uti wanga kumenera igihugu amaraso, imbwa zikayanywera ubusa. Ibitabo n'imfashanyigisho Le Patriotisme jusqu'à ça cya Padiri Muzungu Bernard, Le Récit historique cya Aku na Kamanzi. Ngayo amateka yaranze ubutwari bw'igikomangomakazi Robwa, wahaze icyubahiro cy'ubugabekazi akamenera igihugu amaraso. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda.